isi mahuma. Mahuma. Wabibonye? Ubusa nta kintu kibamo. Nta kintu kibamo. Ntabwo uzaburamo. Oya da. Uwiteka Nyiringabo. Nagushimye ndi muri ubu buvumo. Bwampusha. Nagushimye nizeye kuri hano ndeba. Bana nanjye hataba harimo ipyisi. Oya ntazo kubera ko abazungu bakunda ko haba. Ikamenagura cyane. Buri gihe. Kuko urabona rwose ahantu ndimo. Aho ndi murengezi uretse wowe. Nta kimwe nakishoboza. Ushobora kujyamo singaruke. Ngatetu 50 Ngatetu 50. Haraganga ho. Haraganga ho ndako. Twaje mu buvumo. Noneho ngaho mbwira nawe ngo imvura zakuyagera wageze mu. Ubu wajya hano ukiyugamira amazi ajyamo. Kera habagamo Ipyisi mahuma. Mahuma. Wabibonye? Ubusa nta kintu kibamo. Nta kintu kibamo. Ntabwo uzaburamo. Oya da. Uwiteka Nyiringabo. Nagushimye ndi muri ubu buvumo. Bwampusha. Nagushimye nizeye kuri hano ndeba. Bana nanjye hataba harimo ipyisi. Oya ntazo kubera ko abazungu bakunda ko haba. Ikamenagura cyane. Buri gihe. Kuko urabona rwose ahantu ndimo. Aho ndi murengezi uretse wowe. Nta kimwe nakishoboza. Ushobora kujyamo singaruke. Oya nta kintu kirimo. Yesu Kristo Nyiringabo. Nyir'impuhwe. Ndi muri ibi bitare byampusha. Ahangaha imvura ngo yakunyagira ukagira. Nyenda byumva. None se kugamamo byo ni byiza. Ntabwo ari byiza ariko rero umwami yasize hagangahuye ntabwo. Nta nkubishobora. Hano hari umugisha. None se kuba habaho imyaka n'utwaka. Ntabwo bari yakora. Ntabwo utera uramanuka. Mu bitare rwa rwamanukana. Gusa urumva byagira.